Scovi gutyo umuvuge gutyo kuko ari wavuze nawe ubwe iya akora ikiganiro ashiraho nimero ya telefone niyiki azayikureho kandi abakeneye abamutera inkunga nawe azayikureho kubera ikizi kuko nawe n'umujura kubera ko Kanimba ashobora kuvuga twese twagiye twibaza nabo bari hanze turavuga twavuga ati se ntihagira umuntu ujyayo akavuga ati Dr. akavuga ati ngiyewe nababwiye kuko twagiye Kanimba yarutse kujya mu buri Faisal mu bitaro uriya mugore twebwe yadukoreye sene kwa muganga batwirukana twese kubera uriya mugore nta mu bitaro abaturage musohoke kubera amagambo y'uriya mugore ntashaka ko hari umuntu wegera umurwayi. None se ko twabonye umuntu basabiye inkunga akabita ubujura kandi nawe nimero ya telefone ayishyiraho ngo nimudutera inkunga nimudusapotinge ahashyiraho iyi nuko yarwara nekeza ko azi kuvuga gusa nagazi kuvuga nagavuga nicyo gihe kwasabe bajyayo Dr. yaravugaga ni isane keza kakivuga abantu bakunda umuntu wapfuye ntago bakunda umurwayi bemera ko Lazaro yego Yesu yamuzuye uribuka saga yabaye mu gihe cya Durimbago abantu banyihangane ko ngaruriye nkuru yego ndabyibuka urabyibuka abantu bagiye kuri kamera amacano nk'abiri bavuga ko atarwaye ko ahubwo yariho arya komande ngo yihumbi niba ari 50 ngari kwirwaza nyamara nibaje no gusaba imbabazi bwakeye mu gitondo Durimbago apfa umutaka w'ishyari kuko sabwitwejo Scovi nawe umunsi mike baje ko umuntu arwara kanseri tuzi ko kanseri daki ubundi kanseri akira kucya haguruka akajya mu Buhinde kazi ko rwaye kanseri kakazapfa mu Buhinde yaba yaragiye cyangwa ni yagiye Scovi sashiro nimero ya telefone azayikureho ashiraho iki si yabatera nkunga azayivaneho kandi no kurwanya ibyo bintu nyine azayivaneho nyine iyo telefone yiwe yo gusaba abatera nkunga azayivaneho hanyuma ajya akora kwamamaza akora YouTube nyine nk'umunyamakuru w'umwuga ariko kuvuga ngo iyi nimero itera nkunga azayivaneho kugira ngo tuzagere kure ngo uvuga ubutumwa cyacu rigere kure azayivaneho si byose nose amafaranga we ajyana he yo bamutera inkunga hari uyamenya arayasorera ibintu mbona biterwa n'iki biterwa n'ishyari ubu rero na mukuru yaje kugenda ajya hanze ariko uriya mugore aguma kuri Kanimba natwe ubwa mbere tukibibona twarishimye tukavuga tusi umuntu wita ku murwayi wacu turanabyishimira pe nyuma yaho wagenda ugiye gusura umurwayi ukahava wanduranije ubwo ngewe nabo navuga ati ni n'amagambo y'abantu kwa muganga niho numiwe rwose afata abantu bose bari kuri Vincent abamuvanaho ngo ndabona mushiki we yaje ngo ndahera ngo n'umunetse we ngo n'umunisi we yaje ngo mugamba ko icyahanga ngo nge ngo abantu ndabishyura. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, kaze kuri mwese abadukunda turabashimiye cyane muraba agaciro n'ukuri Uwiteka aba blessing abahe umugisha. Turi kumwe na Pastor Simien umukozi w'Imana akorera deliverance abantu sibyo adelivura abantu. Pastor meze neza na mahoro ndabona ndashima Imana. Wowe no minsi uri gukorera deliverance abantu uri kubarizwa he uri kubakora deliverance he aha mugabo wese usengero rafunze no online kuri telefone meze neza ariko meze neza nta kibazo. Umwaka turawusoje umwaka usoje ute kuri wowe umwaka ukuntu ngushoje ndava ngushoje neza kuko ndi muzima Imana ishimwe kuko ndi muzima ibindi bibazo wabyirengagije ibindi bibazo se burya reka nkubwire buriya ukiri muzima ugihumeka ukaba utararyamira usororo cyangwa zamakwa aho bita zahirino hose ngo n'abari Burayi sinzi ko bahita hano nabonye abashingwa mu nkuta urumva nabo batwika hano n'abatwika ariko hano n'abashingwa mu bitaka yego kuko ni nayo iwacu bagiye kuzajya bashingura mu bitaka mu bitaka gose byo bisanzwe ko ubundi oya by'ibisima bizava
abari itaka gusa biba by'ibisima ano makaro bashyiraho kare biriya bizavaho n'amasanduku ahenze bizavaho biri abantu bose bajya bari ibisanzwe mu bikarito ibintu bibora kandi ibintu bitabora by'ibyo ibintu bitabora biriya rero n'abya bisima cyambere no kumara ubutaka none se urugero nka rusororo umva ni hanini ariko buriya rusororo yoza ko bashingura mu bitaka nyuma y'imyaka badashyiraho biriya bisima bariya bashinguwe mbere bakaba basubiramo ukongera bagashingura hejuru hari itaka nabonye hari amarimbi nabonye basubiramo ahubwo ayo mu byaro ni hamwe se ni habiri yo mu byaro nta nubwo bo bahita bagaruka inyuma ako kanya nka rusororo ahantu bashinguye bwa mbere hashize imyaka 12 bakaba basubiramo akaba yarameze ibyatsi ase bari bacuko cyane amagufa y'umuntu arabara nayo si bikarito nyine bihinduka itaka bose bajyayo hasi cyane kugera hagati ibari muri metero imwe n'igice bacukuraga ebyiri bazi ko ari ugusubiramo bacukuremo bacukura metero imwe bagashyira hejuru rero babaye bashyirwa mu bitaka bakaba bashingura muri metero imwe n'igice nyuma y'imyaka 10-15 bagasubira muri metero imwe bigatuma ubutaka budashyira by the way twihanganisha abantu babuze ababo muri uyu mwaka hari natwe dukuri icyo kiganiro dushobora kutazawurangiza cyangwa se wowe dukurikiye ntuzawurangiza nanjye nzawurangiza cyabiro kubanza ubundi ntabwo ujya uteganya ko uzapfa yewe yenda cyafite imyaka yo kubaho ntabwo ujya ubiteganya gupfa se gupfa nzapfa ariko ntabwo uzijya ariko numva atari hafi yenda cyafite imyaka igera muri 50-60 yo kubaho bukanyisekereza bya 50 cyayi 60 turacyarimo yo kubaho ntago ndo gupfa nona twihanganisha ababuze ababo muri ababuze ababo bihangane ndetse n'abaheruka wenda kubabura bose n'abazashingura ejo bihangane niko isi turimo niko isi imeze yego ariko natwe n'abatarapfa bahore tweza ubugingo ni ukwezwa kuko buriya icyambere gikomeye nyuma imana itaravuga kwa urupfu rwo ruretwegereye urupfu ruri hafi ubwo rero besaba ngo umuntu utarapfa umuntu utaranarwara yitegure kuko ejo n'ejo bundi warwara yego cyangwa ugapfa mugani tugiye kuganira ariko napfuye byaba ari byiza njye napfuye byaba ari byiza kwiruhukira hari igihe nsenga nkumva ntanapfa nkumva nkumbuye gupfa ntabwo njya mbifumba oya ajya nkumbura gupfa ntabwo njya mbifumba impamvu abantu batabyumva nabi cyambere bira yaravuze ngo uzaruhutse imiruho n'imihati hahirwa abapfa bapfire mu mwami icya kabiri mba ngiye kuruhuka nyine nkajya mu bwami ese biba biri inyuma z'ibyari ibihe biri inyuma nyuma yo gupfa ikiba gihari erega umuntu utinya urupfu ni umupagani nawe umukristo ntabwo atinya urupfu abantu batinya urupfu bose ni abapagani nampaye rwaje se rukantwara none yego katwiganirire byinshi cyane bari kugarukaho bivugwa kuri izi social media ni inkuru wakurikiye ni inkuru wabonye mu bihe bya mbere cyane tubwire n'abantu ko turi kuri Humura Program TV bayikorereho subscribe rwose cyane ni channel Pastor Nshimye Cisha ivuga butumwa rye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi anasengeraho n'abantu bafite cyane uburwayi usengera abantu bafite uburwayi rero kandi umuntu witwa Kanimba Dr Kanimba yaje kuri social media aratabaza karwaye mwanze kumusengera ngo akire nase ntabwo yakize wapi aracyarwaye se kandi yaratambutse samba mwerekana ko yakize nase ntabwo yakize ubiya byari ukubeshya ntabwo yakize ninde wamusuye nibatwereka ifoto ye ko arwaye arega banze umenye neza ko ariko twaramusengeye nakumwe na Robert twaramusengeye arega ura banze umenye neza ko yego nabonye social media zibazavuze ibintu byinshi bagatwiko ngo ibiki ariko nekereza ko Sabe yakoze icyo agomba gukora kwiba abantu cyo gufasha abantu kwiba abantu bandi hari umuntu se yibye yafashije abantu Sabe yafashije abantu urumva yafashije abantu gutabariza umuntu kuza kwiba abantu oya ibyo kwiba abantu sindi wowe kubivuga
ndavuga agiye gutabariza abantu. ariko Scovia yavuze reka twikomereze. Yavuze verisiyo ye siko biri, kandi reka nkubwire buriya uwo ari we wese twamwita umujura wo kuri social media, ariko twaba turenganya abantu kuko nawe ubwe, reka mvuge Scovia gutyo umuvuge gutyo kuko ari we wavuze, nawe ubwe iyo akora ikiganiro ashyiraho nimero ya telefone n'iyiki azayikureho, kandi abakeneye abamutera inkunga nawe azayikureho. kubera iki se? Kuko nawe n'umujura. None kandi abakeneye abamutera inkunga, none se ko twabonye umuntu basabiye inkunga akabita ubujura, kandi nawe nimero ya telefone ayishyiraho ngo nimudutere inkunga nimudusapotinge, ashyiraho iki? Abashyiraho iki? Amafaranga ntago agira ibara. Amafaranga agira ibara? oya ntaryagira. None kuki ajya kubita abandi babajura? Njye nekereza ko Sabe buriya reka mwite nka pastor, sibyo? Ubwo ngiye kwambara umwambaro wa pastor. Pastor iyo abonye umuntu mu rusengero ufite ibibazo abwira abakristo dufashe uyu muntu, sibyo? Dufashe uyu muntu, kandi si umwe si babiri gusa, hari ababyitwikiramo, hari ababikora umutaka, tujya tunabibona kuri social media, abantu benshi bakabigira umutaka. Ariko njye nkurikije ukuntu Sabe yanasobanuye, yavuze ko amafaranga anyuraga kuri nimero ya Kanimba, nta nimero ya Sabe yashizeho, yanyuraga kwande kwa Kanimba. Kanimba yari afite abantu bagize gute babishinzwe. Icya kabiri, Kanimba ni dogiteri, ariko uruva dogiteri nubwo yarwara nekeza ko azi kuvuga, gusa ntago azi kuvuga, ntago avuga. Nicyo gihe kwa Sabe bajyayo dogiteri yaravugaga, n'isa nekeza ko akivuga, aracyavuga. So rero buriya hari ikintu, buriya muvandimwe, rimwe ururimi ni inyama, ururimi uraruzi. Buriya nkunda Bibiliya, Bibiliya yavuze ngo nujya kuvuga jya ubanza ufate ururimi rwawe ukarage 7 mu kanwa kawe. Inshuro zingahe? 7. Nurangiza ubone kuvuga. Hari igihe ushobora kwihuta ukajya ngo uzi kuvuga wenyine, kandi nawe uri umuswa. Uri umuswa. Rero Sabe bamurenganisha. Gutabariza umuntu no kwiba ni ikintu gitandukanye. Nose ntabwo wagiye mu Buhinde. Reka wenda duse nk'abasubira inyuma gatoya. Iyi nkuru ya Kanimba igitangira, Kanimba yaje kuri social media arataka, ariko mu byavuzwe ko yatakaga, umuryango we wazanye verisiyo uvuga ati uyu muntu uri kuza gutabaza ntago amafaranga yabuze. Umuryango wabagahe umuryango wabagahe mbere yo gutabaza, wabagaho umuryango wabagahe wari uhari, wari wajya gushyingura, wari wajya gushyingura. Abantu bakunda umuntu wapfuye, ntabwo bakunda umurwayi, bakunda umuntu wapfuye. Uzarebe iyo umuntu wapfuye, nabo mu mahanga baraza, n'abirwamagana, kandi bakagusanga mu nzu igiye kugwa hejuru, nyamara nta wigeze gusura no kwa muganga, ariko bose baraza. None se nkubaza, ajya gutabaza ubundi Sabe ajya kujyayo, uwo muryango wari urihe? Nkuko wari ubirimo byavugwa ko ari umugore cyangwa se n'icyo cya Kanimba, kuko umugore wa Kanimba ntibabanaga, bari baratandukanye. None se nyine ko batandukanye yabaga wenyine, ubwo yari afite uwo bari kumwe, no mubaga hafi nyine, ntiwari umuri hafi, kandi uwo muri hafi n'abashobozi yari afite. Umuryango utangaza ati twatungwe no kubona cyangwa se Kanimba aje gusaba inkunga kuri social media. Uretse gatoya, umuryango wari uzi ko Kanimba arwaye? Wari ubizi. None se waramufashije? None se Damu bagiye bahana Scovia ama screenshot, ubwo abo nibo bavuganaga na Scovia. Ubangubwire ibyo ngiye bura naho bihuri ibyo ngibyo, rega bura akangubwira ninyakubwira ngo ururimi utandukanye, inyama y'umuntu, ururimi utandukanye n'umuntu. Uyu muntu w'inyuma, uyu nguyu murimo kureba, atandukanye n'umuntu w'imbere. Urakumva? Baratandukanye, murambaye abantu babiri. Izo screenshot bajya kuzimuha, bazimuhaye ryari? Kanimba rukaje kuri social media. Kuki batazimuhaye mbere Kanimba ataraza kuri social media? Uwo muryango wari uzi ko Kanimba arwaye cyane, ntabwo bari babizi. Wari ubizi. Hanyuma se bari bazi ko yivuza gute? Kanimba bari bazi ko yivuza gute? Ariko hari uburyo none se ntiyasanzwe yivuza. None se Kanimba amafaranga yakoreshaga yari yasanzwe.
ikibazo cyabaye ni iki ngiki n'uyu munsi Scovia akivuga yego Kanimba ko kararwaye hase ubundi nkunga nimbe buretse yararwaye koko ariko hari uwavuze ati uyu muntu ararwaye ariko twamukoresha ahangaha kugira ngo twibaba ni na speech Scovia yavuze haburyo ukoresha umuntu kuko abaganga bavuga ko indwara Kanimba arwaye idakira niko statement zagaragaza ko ni indwara Kanimba yararwaye itashoboraga gukira kandi Kanimba yaragiye mu Buhinde bakamuvura akagakosa social media agenda iyo video waba warayibonye agenda agaruka agenda warayibonye aza gushima Imana ko yakize waba warayibonye Kanimba uyu munsi Scovia aribaza ngo nyine buretse gato iyo video warayibonye aza kuri social media aza kuvuga ko yavuye mu Buhinde akagaruka yigenza avuga ko yakize iyo video warayibonye none se ubwo wakoze nabi ninde nose Kanimba arabeshya Kanimba n'umwana utazi kuvuga ko yakize Dr Muzima ahubwo mbaza ngo ari hehe yongera arwara ngiye kumbaza banamukoresha mwese abantu amafaranga akagenda wabonye agenda neza ngewe ibyo kumbaza ngo yagenda neza video wawe warayibonye agenda narayibonye aha none se yagendaga mu mbago nta mago yararema none se nkubaza ubu wemera ko Lazaro yego Yesu yamuzuye ndabyemera akava mu gituro cyane Lazaro se yakomeje ko ayiteka cyangwa Lazaro yarapfuye Lazaro yarapfuye arega nabanga badusengera bagakira barongera bagapfa warubizi so birashoboka ko indwara yakize yari afite cyangwa se akoroherwa nyuma kongera ikagaruka Sabe nta burenganzira afite bwo kujya kuvango kwa Kanimba ngo nimugaruke nose ashinzwe kongera kumugumaho ngo mpaka tumuvuze kuki cyo kwiba ariko udashaka kukivugaho icyo kwiba ko se ni iki icyo kuza kuri social media bagasabisha uburwayi umuntu amafaranga bavuga ko azavurwa agakira uribuka Saga yabaye reka mvuge Saga nk'ebyiri zabaye kuri social media uribuka Saga yabaye mu gihe cya Durimbago abantu banyihangane ko ngaruriye nkuru yego ndabyibuka urabyibuka abantu bagiye kuri kamera amacano nk'abiri bavuga ko atarwaye ko ahubwo yariho arya komande ngo yihumbi niba ari 50 ngo ari kwirwaza nyamara nibaje no gusaba imbabazi bwakeye mu gitondo Durimbago apfa hanyuma uwari watabaje bura yariho bavuga ko ari ukwiba bavuga ko ari ukwiba siko bavugaga icya kabiri uwo ni umwe undi wa kabiri bateye Saga sura muhungu witwa Tisiye ngo nagarwaye ngo Tisiye ngo ni muzima ngo warimo kwiyibisha nekereza uzi impamvu uyu mwuka urawuzi umutaka uraharaba kwiba barahari ahubwo nago babavuga ahubwo uyu mutaka ndaza kuwita umutaka w'ishyari kuko ufite platform yawe wowe wavugiraho abantu bakakumva kandi bagakora sibyo hanyuma wowe platform yawe shobora kuba uri influencer sibyo ariko wenda nazo mbaraga ufite zuko abantu bari zo kumva ngo ukora icyo kintu so uyu muntu agutubuza kumurenganya ahubwo tukwiye kureba ngo ese koko aya mafaranga basabye yaba yarakoze agomba gukora ese Kanimba yabaragiye mu Buhinde siko biri arega ndaza kubihuza ibi ngibi ndaza kubihuza no muri gospel wacu mu matorero amatorero yaramaze iminsi ari abajura biba kimwe n'abahanuzi biba ndaza kubihuza nabyo ariko abapasiteri bose nagara ibisambo abapasiteri bose nagara abajura mu gitondo umuntu yamumagaye undi umukozi wo kuri MTN ngo witwa nde nise nyine urinda kumbaza ngo nitwa nde umukozi wo kuri MTN uranshakira iki n'icyo unshakira mbwira ahubwo icyo unshakira ahita nkupa naho ni igisambo urumva donc uwo mutaka abantu bawicayemo ariko hari n'abantu bakora neza sibyo yego kuri ama social media mu bantu batabariza abantu bose si abajura barahari mu bapasitori birirwa biba abantu abandi babakubita hasi abandi babaka amafaranga ntabwo ari abajura ariko abajura barimo mu bahanuzi birirwa biba abantu mbere yuko bahanura bakabaca amafaranga barahari ariko abahanuzi bose ntabwo duca amafaranga
njyewe ntabwo nca amafaranga. Umuntu naraciye amafaranga aze kwandika muri komanteri kuri Humura Program TV, aze kwandika kuri komanteri ku manuro, yandike muri komanteri. Pasiteri Shimiye imyaka maze kuva 2005 umuntu naraciye amafaranga ngo ngusengere ubyandikemo. Ntabwo ndi igisambo, ariko ibisambo birari. Hanyuma rero itangazamakuru ukuntu rikwiriye, njye nago ndi itangazamakuru, njye ndi umupasiteri, ariko nahuguramo n'abantu. Buriya kuza kuri YouTube cyangwa kuri social media, muri social media yo mu Rwanda yamaze gupfa, kandi social media yafashije abantu benshi. Hari abantu bari mu bukode, abantu babonye amazu yo kubamo binyuze hehe? Kuri social media. Hari abantu bari bashonje bararya binyuze hehe? Kuri social media. Ariko uyu munsi twamaze kuyica twebwe ubwacu, abantu barayica bakaza ahubwo bakajya guhangana. Ariko mwaze damu, ndamutse nkoze ikosa, ni ngombwa kuza gutera kamera uze kumvuga? Ndamutse nkoze nikosa, ikibazo suko wansanga mu gikara ukamugura. Byaterwa n'impamvu, ariko warekore kuri social media. Ndikore kuri social media, narivugira kuri social, barivugira kuri social media. Ni nako nk'ibi byasabe byagenze. Sabe igikorwa cyabaye kuri social media. Nabonye yuko Scovia ati Scovia wakabaye waraje inbox ukanyandika. Buca bwitwe ejo. Scovia nawe umunsi mike baje bamuvuga. Buca bwitwe ejo. Buca bwitwe ejo nyine. Buriya uraza ukabyina ukabintore. Ugahamiriza ariko byinye cyane. Hagiye ubyica. Agibyina cyane ipantaro igacika. Agibyina cyane ijipo. Cyangwa ipantaro igacika. Cyangwa amapesa agataka. None abimenya ko yataka. So rero icyo gihe buriya cyambere Kanimba ntago ari umu influencer. Sibyo? Wagaruke asobanure n'ibyo kameme afite ubwenge. Kandi nubwo byanamubaho ntago yaza ntago ari umu influencer uri. Haya. Kuba Kanimba atarakize bivugaho iki kuri wo? Kandi haratswe amafaranga menshi, abantu bari kuvanga ngakire. Hakagira abagaga bavuga ati indwara ntikira kuba atarakize. Ariko mbere yajyaga kwa muganga? Yabaye yajyaga kwa muganga? Mbere yajyagayo. Kuko arafite uburyo. Nubwo indwara idakira ko yajyagayo. Sibyo? Buriya iyo umuntu arwaye wese nazaye umuntu kubeshya. Kanimba si docteur se? Docteur. Ariko iyo umuntu arwara kanseri tuzi ko kanseri idakira. Ubundi kanseri irakira? Ntagikira. Kuki haguruka akajya mu Buhinde? Kazi ko arwaye kanseri kakazapfa. Kwajyayo. None se yera amafaranga yawe watanze cyangwa ari abantu bateranije b'umuryango ukajye kwivuza bikanga gukira, baraza bakavuga ati duhaye amafaranga yacu. So Kanimba kuba yarivuje ntakire cyangwa se ko wasengera umuntu ntakire, si wowe wamuteye uburwayi nyine, ntabwo yakize nyine. None se bakorwe hiki? Ariko yagiye kwa muganga mu Buhinde, cyeka ahubwo mu Buhinde yaba yaragiyeyo cyangwa ntiyagiyeyo? Katurebe twibaze ngo mu Buhinde yaba yaragiyeyo cyangwa ntiyagiyeyo? Niba yaragiyeyo amafaranga yavuye he? Nayo umuryango yamwe yatanzwe. None se ubwo umujura ninde? Umujura ni Sabe cyangwa Sabe yakoze icyo agomba gukora, hanyuma ubuzima burakomeza. Kuba rero atarakize ntago ari ikosa rya Kanimba, ni ikosa ry'abaganga. Ntago ari ikosa rya Sabe, ni ikosa ry'abaganga cyangwa ni ikosa ry'umubiri. Ahubwo gaturenganya umubiri utarakize kandi baratanze amafaranga yo kuvura. Kanimba n'umuntu wavugiyeho amagambo menshi, ndetse na n'uyu munsi na nisa cyavugwa mu burwayi bwe amagambo aracyatangiye, ariko biri kuvuga ko wenda biri guterwa n'imiryango ye, kuko ari amakimbirane y'imiryango ye ari kugendeza neza. Arega buriya Damuru ntabwo bizi. Buri umuryango wose ngiye maze kubona umuryango, cyakoze ndashimira umuryango wanjye ko tutapfuye amasambu. Ariko ubu ngubu ntihazajye umuntu ukubeshya umuryango wawe waragutaye wamara gupfa kukiriyo baba barwanira amasambu n'amafaranga. Kuki umuryango uje kuburana yuko arwaye baramutaye? Wasanga n'umugore wa mbere nawe arimo kuburana, umugabo wanjye kandi yamutaye mu nzu. Wasanga n'abana baramutaye simbizi, kandi wenda kuva arwaye bataregeze banamureba cyangwa banamusuhuza ati dadi amakuru yawe umeze gute. Ariko kuko ibyo byabaye saga ikazamuka, none natwe aba YouTube aba influencer bose bakazamuka kugira ngo babone icyo bavuga. Buriya abahaye akazi. Nase ashize iminsi ngahe
bashize iminsi ingahe iriya nkuru ya Kanimba yarabaye umwaka kuki garutse uyu munsi hakiza ko umwaka urangiye kuki garutse uyu munsi kuki uyu munsi garutse nibwo wabonye ko Sabe yaba yaribye umuntu kuki garutse uyu munsi iyo nkuru katwibaze ngo kubera iki inkuru igarutse uyu munsi bari mu gushaka akazi ntago ari ugushaka akazi uyu munsi hari abantu nekereza ko Scovia yanabivuga ikiganiro yarimo arakora ni ukuvuga ko hari abantu bitwikiriza social media bagakora ibintu runaka birimo no kwiba abantu arega nabivuze nose reka nkubaze ubu nari bihari irahari nose ubu nagisambo cyare kibye uyu munsi n'uko utamenye aho kibye nose abantu bose nabajura abantu baraye bagenda nijoro bose sabajura none se kuki wahita ufata abantu bose ngo social media nanjye nakubwiye ngo Scovia sashiro nimero ya telefone azayikureho ashiraho iki si yabatera nkunga azayivaneho kandi no kurwanya ibyo bintu inazayivaneho nyine iyo telefone yiwe yo gusaba abatera nkunga azayivaneho hanyuma ajya akora kwamamaza akore YouTube nyine nk'umunyamakuru w'umwuga ariko kuvuga ngo iyi nimero itera nkunga azayivaneho kugira ngo tuzagere kure ngo uvuga ubutumwa ryacu rigere kure azayivaneho si byose nose amafaranga we ajyana he yo bamutera inkunga hari uyamenya arayasorera ibintu ubona biterwa n'iki biterwa n'ishyari kuba ufite nawe usaba inkunga abaterwa inkunga wowe ukashaka kubarwanya ugahita uvuga ati amafaranga yabo nta kintu yakoze nta kintu yakoze kandi ayawe icyo yakoze ntabwo tukibona nawe ayawe yakoze iki mbere yo kuvuga abandi wowe ayawe yakoze iki ese nta bantu batera inkunga Scovia nta bantu batera inkunga Scovia ndabizi nimero yayishyiraho nayisoma none se kuki nyine ayishyiraho kuki ayishyiraho ngo ni munera inkunga kuki ayishyiraho warangiza aho basabiye inkunga ukava ko ari ibisambo kandi nawe ubwawe usaba iyo nkunga usaba wowe wijyana he niyikize usaba reka niyo nakubwiraga buriya simbizi mu Rwanda nubwo tukwiye kwirinda umwuka w'ishyari ngiye nuko nabyita ahubwo tugakora umwuga abantu bagakora akazi nk'umwuga bakora akazi nk'umwuga iminsi yashize niba harimo ba pasiteri barya amaturo maturo wowe ushizeho telefone yawe uri gusaba inkunga pasiteri bamuhaye amaturo none se ari amaturo ari n'inkunga kuki udashaka kuburana inkunga zawe wowe ugashaka kuburana amafaranga ya pasiteri aburana cyangwa ukajya kuburana ashaka ko yose bayamuha ubwo arayakeneye nyine nibyo nakubwiraga omfete buriya mu Rwanda ntabwo turamenya gukora na social media ntabwo turamenya kuyikora turacyari mu kavuyo ku bintu byavuzwe nk'umuyobozi wa RMC umuyobozi ushinzwe abanyamakuru ufite Sabe mu nshingano numvisha ari gusabira abahawe mikoro kwa Jackie kujyanwa igitagata tubajyana igitagata kubivuga nk'umuyobozi wa RMC umupasiteri ari gukurikira social media arega sinyibikunda cyane ahubwo nababwira gukizwa ariko cya mbere ndio nakubwiraga buriya umuntu ashobora kuvuga ikintu bitewe n'impamvu Jackie sinaka ko Jackie yafungwa ahubwo Jackie yarakwiye guhamagarwa akigishwa niba yaravuze nabi buriya agishobora kuvuga ngo ugiye gufunga umuntu reka ngo urugero buriya nk'abari abana bo mu muhanda bitwa Rwanda rw'ejo twasigaye babita Rwanda rw'ejo buriya kumuvana ukamujyana igitagata ntabwo uba ugiye kumugorora uba ugiye kumwica mu bwonko uzi impamvu nuko iyo avuyeyo none akora ibirenze daje kumufata nibe n'igitagata kumufata ukamujyana kwa Kabuga yabaye mubi cyane ahubwo uramubwira ati nutaha noneho ukore daje ahubwo yatashe noneho ankura umugidabu ugiye kumuhemukira ahubwo muhamagare mbashyire hariya banzo baha ibyo kurya niba ngo bigisha babweterere mwabana mwe wabajyana mu ishuri mbere ko bafata mu bapakire mu bicaze hariya ku murenge cyangwa mu kagari maze mubaha ibyo kurya kuko icyambere banzo umenya ko bafite inzara bafite inzara iwabo mu rugo ntacyo ngewe nabanye n'abari abana bo mu muhanda mfite 50 nigishije
20 n'abangahe mbajyana mu ishuri. Icya mbere buriya bafite impamvu nkenye zibajyana mu muhanda. Iya mbere ni ubukene. Twaba twemere ko buhari bw'ababyeyi imibereho ya buri munsi. Kabiri tubaze twemere ko ababyeyi babo basinda, bamwe muri bo cyangwa se umwe afite abagore babiri cyangwa se afite umugore yazanye abana cyangwa se umugore asanze abana muri urwo rugo. Ukunda bafata babana bagahita bajya gute batoromatira. Icya mbere bafite toroma mu bwonko. Hanyuma iyo kumujyana kwa Kabuga agaruka toroma ya kabiri. Na Jackie ntawamenya icyamuteye toroma. Avuga ati giye kugira ngo mbone amafaranga n'abagabo. Sibyo? Kugira ngo mbone amafaranga n'abagabo. Nuko yabuze akazi. Ahita gucuruzamo umubiri we, ahitamo no kubivuga, arabyamamaza. Uyu muntu afite ikibazo akwiye kubanza kuganirizwa, byana ngombwa akerekwa icyo agomba gukora. Twamuvuga kumujyana igitagata. Kuvuga ko kumujyana igitagata. Cyangwa ujya kumufunga. Kumufunga se biramumarira iki? Ntabwo wabonye umuntu aryamye ngo Nyamirambo. Iyo video warayibonye? Hejuru Nyamirambo hara muri Feru, hara muri Vibra Crossing, hara muri Gakarompoe, kamwe zimwe z'umugi arazana n'amashuka aryamamo. Hararyama arasinzira. Warakabonye karaka mugi akandi kaca munsi ya Sansenike. Warakabonye karaka video. Aryamyemo n'amashuka. Harimo uturongo tw'umuhondo. Aryamyemo hariya yiryamyemo. Azaramo n'amashuka y'umweru aryama. Abantu bamufashe ijambo ngura muntu. Uriya muntu ukatwana twibaze ngo kubera iki yaryamye mu muhanda. Warimo kwigaragambya ngo arimo hagiye bakina prank ariko prank se ngo yunguke iki? Afite YouTube channel, afite TikTok. Uriya muntu hari ibintu bibiri. Ashobora kuba nyiri inzu yamwirukanye. Ashobora kuba abuze ibyo kurya. Akaba toke reka nkwereke. Njeweho kugira ngo nje kuryama, nje guhana nyiri inzu, reka ndyame hano muri uyu muhanda, polisi z'intware injyane gufungwa. Muraho niryama. Niba mfunga cyambe ndambonye aho ndyama, kabiri ndambonye ibyo kurya. Na nyiri inzu niba mufite amezi 5 ntago azongera kwirwa nyiruka inyuma. Katwana turebe umuntu cyamuteye kuryama mu muhanda. Niki cyamuteye kuryama mu muhanda? Niki cyamuteye kuryama? Ureka nkubwire kambivugire kuri kamera. Usibye nuri yumwe mugiye kubona abantu baryama mu muhanda. Abandi bagenda bapfa. Bahirima gusa bagenda bagahirima. Bitewe n'iki? N'ubukene. Inzara. Bajya kuryama mu muhanda. Abandi bagiye kubikana mu mazu baryame mu muhanda mu kaburimbo no mu biti byose bagiye baryama mu biti nk'inyoni. None ibyo muzabibona. Buriya kenshi urusengero rufasha abantu. Mu rusengero twagatufitemo abantu bameze nk'abariye. Ariko wamusengera ni wamubwira n'ijambo ry'Imana akagenda afite ibyiringiro. Akagenda afite ibyiringiro. Bya byiringiro akabimana ukwezi cyangwa ibyumweru 2. Bikamufasha gupushinga ubuzima. Cya cyumweru cyarangira akongera akagaruka. Kuwa gatanu masengesho. Sibyo bimbwiba bangu no guhanura ngo abantu ngo bagiye ngo mu ndege ngo bagiye ngo hehe. Ntacyo bitwaye. Byatumaga abantu banabaho. Bakagira ubuzima bwo kubaho. Bigatuma nibura agira ihumure, akagira ibyiringiro by'ubuzima, bigatuma atajya mu muhanda ngo agiye gupfa. Mugiye kubona abantu bahirima, abandi barara mu muhanda. Niko bitangiye. Abandi biba. Bashaka ko gereza nyinshi zigiye gutubuka. Rero Jackie ntabwo yarakwiye kubona icyo kintu. Ahubwo yarakwiye guhamagarwa we akaganirizwa mbere yo kumufunga, mbere yo kumukatira, mbere yo kumushinja ibyaha miliyoni, akabanza akagira gute akagani. Ubu hari abantu badakwiye gufungwa, bakwiye kuganirizwa. Ngo umuntu nibyo ngibyo. Wenda dusa nk'abasoza n'ikiganiro cyacu, ubutumwa ukwiye gwa Scovia n'ubuhe? Yarwanyije ibintu bya Kanimba from the beginning, guhera aho byatangiriye mbere, agira hazana n'amajwi yo muri famille z'abantu bamwe na bamwe. Arega ari amajwi sinayumva, je sinanayemera. Ni mentality. Jedamu umuntu nk'unkunda kwivuga utaransuye mu bibazo, nukuye gusura mu byishimo, ukwiye no kubireka. Mu bibazo ni wamfashije, mu byishimo byanjye byihorera. Hashaka yigize. Buriya ari ibintu bibiri. Icyambere umuntu wese akwiye ibintu bibiri ngiye kubivuga kuri YouTube. Icyambere
nuko umuyobozi w'ibyishimo byawe wowe ubwawe ukamenya ibyishimo byawe. Ubu ngewe ibyishimo byanjye ndabyishakira, nta n'uwabinshakira jyewe. Reka ninde se? Minisitiri se runaka yamushakira ibyishimo byanjye gute se? Minisitiri aho ndira jyewe arahaza. Ngiye ibyishimo byanjye ndabyishakira, ninjye ubizi. Ngiye ngomba kubyishakira. Niyo nguze fanta ndayigura nk'abandi shimiye, iyi fanta ndayikugure yiwe nkanivuga ko nyiguriye mwishakira ibyishimo byanjye. Ngewe icyambere nkunda umuryango wanjye n'abana banjye. Ibyishimo byanjye rero niko tubizi twebwe, aho turira nuko abana banjye biga, struggle zose nkora ninjye uzimenya. Urukumva? Ninjye uzimenya, ninjye ushakira umuryango wanjye ibyishimo ngewe ubwanjye. Ntabwo njya kubishakira ahandi, nta n'uwaza kubishakira, nta n'uwanyigisha uko mbaho. Ninjye ubimenye uko ngomba kubaho, ninjye ugomba kubimenya n'umuryango wanjye. Ninjye ugomba uko twariye, uko twaburaye, uko abana banjye bize, gustragoringa, niba babuze birete, ninjye ubimenya. Ibyishimo byanjye nkabyishakira. Ngomba kuba umuyobozi w'ibyishimo byanjye. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni ukuba umuyobozi w'ubuzima bwanjye. Njye ubuzima bwanjye ndi umuyobozi wabwo. Urumva? Damu, kugira ngo uzatere imbere uzaba umuyobozi w'ubuzima bwawe. Ntabyo kuza aha ngaha umuntu wese avuga uko abyumva mu gitondo, tugatera amakamera tukavuga uko tubishaka. Reka burereka mubwire. Nekereza ko umuntu wese, reka tuvuge wenda nka Sabe mugaruke nyuma nasoza, bambwiye ngo nze gutanga inama. Icyambere, abantu bose babaye aba content creator bafite ama YouTube. Nuko weki bafungura cyane. Nuko se tuzikunze cyane. Nuko tukunze kuvuga kuri kamera cyane. Okay, hari ibintu bibiri. Icyambere, hari uguhwitura. Ubundi umwuga w'itangazamakuru umaze iki? Nuguhwitura ubuyobozi, sibyo? Nugukwigisha abantu, kumenyesha. Nukumenyesha, nuko gufasha kukazamo. Siko birize? Hanyuma ugakora follow up ya nkuru wakoze icyo yatanze. Ariko tuvuze papa. Iyo mbwiriza agiye ubutumwa bwiza, mbwiriza ubutumwa bwiza ariko mfite umbuganisha. Bw'ubwami bwa Yesu Kristo. Mbwira umuntu ngo nave mu byaha ajye mu bugingo. Iyo ndangiye gukora ubwo butumwa bwiza, nkora follow up nk'abantu wese baba nabwirije ubutumwa bwiza bwabagezeho. Ese bwabagezeho bwarabahinduye? Ese bwabahinduye bwabamariye iki? Nico ariko uvuze ubutumwa bwiza gusa para birangirira ntacyo ugezeho. Inama rero nanga si wansabye? Yego. Nuko abantu bakizwa gusa ntabyo kuvuga para. Icya kabiri, kumenya kuvuga umuntu ntago ari byiza. Kuko giye amaze iminsi mbona abantu umuntu agatera akavuga akaza we ahubwo yababaye cyane. Nubwo umuntu ureba nka Scovia wamuvuze yahita yababara akababara cyane. Bimaze iki? Reka nsabe aba YouTube nicyo tuvuga abantu. Ngiye Pastor Shimi ngwino mvuge ngiye nyine ariko bivuga umuryango wanjye. Umuryango wanjye wihorere, kuko umuryango wanjye umugore wanjye nagaraza kuri kamera. Oya, abana banjye ntabwo baraza kuri kamera. Iyo uzi ukamvuga ngiye nyine ariko umuryango wanjye utawushizemo, mfite barumuna banjye n'abashiki banjye ntabwo baraza kuri kamera, nta nubwo bazizi. Ariko ujya kubavuga mvuga ngiye nyine, numvuga ngiye nyine uzabungiriye neza. Urukumva? Ariko ujya kuvuga Sabe, ukavuga umugore we, ukavuga abana be, ukavuga wabo, urabukoze ikosa rikomeye. Mvuga ngiyewe ngiye nyine gusa uzabugize neza. Nicyo kintu rero ndagutangaho inama. YouTube yo mu Rwanda nicyo ngiki cyo gukora. Ese ubundi Pastor Shimi umuvuzeho iki? Ibyo umuvuze urabizi? Banzo bimenye neza. Niba ari inama muha muvuge ntacyo bitwaye. Ariko niba ntacyo byungura society bikana nicyo bimarira abantu, byihorere. Rukuvuga amanjwe. Amanjwe. Yego. Cyane. Pastor, reka tugushimire cyane. Ushimire namwe mwabanye natwe ibiganiro byacu nakagaruka mukore subscribe kuri Humura Program TV. Ubundi mujye mubana natwe mu ivuga butumwa ndetse n'ibiganiro tubategurira. Turabakunda cyane. Ciao. Amen.